dushima inkotanyi cyane. Inkotanyi nazo zizabuhoraho nk'Imana, niko bimeze. Inkotanyi n'Imana, yewe nahitamo ko tubanze kujya dushima inkotanyi cyane cyane, kuko Imana yewe sinzi niba hari uruhare yagize, kuko ababishwe se kuki Imana itabatabaye. Uri gufata Imana ukayigereranya n'umwana w'umuntu. Minister, how are you? Are you okay? You are stupid. You are really stupid. We ndakukuri iyo wubahutse Imana ndagukubita neza no nkakwemeza. Kubahuka Imana ryo ni ikosa rikomeye uba ukoze. Iyo dusomye urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 5, ugitangira gusoma urebye hejuru gatoya kuri Bibiliya z'ikinyarwanda ziba zifite titiri y'amagambo cyangwa se umutwe w'inkuru ugiye gusoma, tubabona amagambo agira ati ibyo guhugurana ubugwaneza. Bivuga ko Imana yari izi ko abantu bazahugurana ariko bakabikorana ubugwaneza, ari nabyo wenda dusa nkaho tugiye gukora. Iyo tayito iravuga ngo ibyo guhugurana ubugwaneza. Hari amagambo akomeye ndaza kuza gusoma ngana ku musozo. Reka duhere kuri Matayo 12:3-6. Ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. 3:7 amagambo yawe niyaza gutsindishiriza kandi n'amagambo yawe niyaza gutsindisha. Bivuze iki? Bivuze ko amagambo tuvuga yose Imana izayatoza ku munsi w'imperuka, yaba meza yaba mabi. Yesu ubwe yabyivugiye ko tuzayabazwa, akadutsindisha cyangwa tugatsindwa. Abefeso 4:29 ijambo ryose riteye isoni ntegaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha. 30 kandi muteza agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. 31 gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. 32 mugirane neza, mugirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Ni amagambo ayasobanuye, dore ko abavuga butumwa bakunda gusobanura no kubwiriza cyane. Ni amagambo asobanutse, ni amagambo utabwiriza, ni ikinyarwanda cyumvikana. Ijambo ryose riteye isoni rigaturuka mu kanwa k'abantu, ahubwo tubonye uburyo tujya tuvuga ibintu byiza kandi bigira abandi umumaro ndetse bikanabahisha n'umugisha. Kuko iyo tuvuze nabi tuba duteza umwuka wera agahinda washyiriwe muri twe nk'ikimenyetso, ikimenyetso ku ruhanga rwacu, ikimenyetso mu mitima yacu. Uburakari, gusharira, intonganya, gutukana ngo n'igomwa ryose ngo bituvemo, nanjye nishyiremo. Ngo tugire neza, tugirane imbabazi, tubarane ibyaha nk'uko Imana yatubariye muri Kristo Yesu. Hanyuma rero urwandiko rwa Timoteyo Paulo yandikiye Timoteyo 1, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo 5, natangiye mvuga ko hari titiri ivuga ngo byo guhugurana ubugwaneza. Hanyuma umurongo wa mbere uragira uti abagore bakuru bahugure nk'abanyoko n'abagore bakiri bato. Reka dore ku murongo wa mbere, ntugacyahe umukuru ahubwo umuhugure nka so, n'abasore ubahugure nka bene so. Bivuze iki? Bivuze ko umuntu mukuru ukwiye kuganira nawe uzi ko ari mukuru,
abasaza babiri ngo barubahana, ariko umuntu mutoya yagana n'umuntu mukuru. Pawulo yaravuze ngo ntugacyahe umuntu mukuru, ahubwo umuhugure nka papa wawe, kandi ngo n'abasore bahugure nka bene so. Hano kuri 2 ngo abagore bakuru bahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa bahugure nka bashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. Imana idufashe cyane, Imana itorere. kandi dore ko avuga ubutumwa dukunda gusobanura no kubwiriza cyane, aya magambo aribwirije ubwayo, aya magambo arisobanuye ubwayo. Ese ni iki wasobanura muri aya magambo? Nta na kimwe. Abagore bakuru bahugure nka mama wawe, abakiri bato bahugure nka bashiki bawe, kandi ubikorane umutima uciye bugufi utunganye rwose. Ntugacyahe umuntu ukuruta, ntukamucyahe habe na gatoya, ko Pawulo yavuze ngo ahubwo uzajya umuhugura nka so, uzajya umuhugura nka papa wawe. Abasore mungana ngo bahugure nka bene so, nk'abo muvindimwe, kandi ngo tubikore dufite umutima utunganye rwose. Matayo 12:33 n'34 n'35, nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza, cyangwa nimwite igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi, kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Birumvikana neza 100% ko igiti cyiza cyera imbuto nziza n'igiti kibi kikera imbuto mbi. Mbega igiti cyiza kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Dore ko avuga tukunda kubwiriza cyane, wenda iki giti reka tukite ko ari umuntu mwiza arangwa n'ibikorwa bye n'ibimuvamo, umuntu mubi arangwa n'ibimuvamo. 34 ngo mwabana b'inshiramwe mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi, ibyuze mu mutima nge akanwa kavuga. Aha Yesu yabwiye abantu, ababwira ngo mukomoka kuri Satani, kuko Satani ararikira ibintu bibi gusa. Ati namwe ibintu bavamo aba ari bibi kuko muri babi. 35 umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Bivuze ko ibyo dusohora mu kanwa kacu tubwira abantu ari bye n'ubundi babitukuzuye. Naho ibi yego, niba ari ibyiza utanga bivuye mu kanwa kawe, ubwo nibwo buzima bwawe, niyo ni spirit yawe, uwo ni wo mwuka ukurimo. Niba uvuga ibibi rero, nawe ni wo mwuka ugize gute, ni wo mwuka ukurimo. Iyi mirongo yose tumaze gusoma rero atwereka ko amagambo abantu tuvuga turi hano mu isi agira agaciro imbere y'Imana. Nta jambo na rimwe ry'imfabusa imbere y'Imana ku muntu. Pawulo yabivuze neza, atwibutsa ko dukwiriye kwirinda amagambo mabi. Abefeso 4:29 ngo nakagira ijambo na rimwe riva mu kanwa kacu, ahubwo hajya havamo ibibereye abantu bishobora kubagira umumaro ndetse bikanabahesha n'umugisha. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Narindimo ndifashisha urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 5, titiri ivuga ngo ibyo guhugurana ubugwaneza. Nubona hari umuntu watanye muri famiye yawe, mu muryango ndetse n'ahandi, uzamuhugurane ubugwaneza. Ntugacyaha abantu bakuru, ahubwo uzabahugura nka baso, kandi abasore bahugure nka bene so, nk'abavandimwe bawe. Abamama bakuze bahugure nka ba mama wawe nyine, kandi ubikore ufite umutima rwose ngo uciye bugufi. Ibyo byanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 5:1 ndetse n'uwa 2. Imana iguhe umugisha rero, Imana ikugire neza. Kandi like, kandi subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi. Nitwa Evangelist Gakuru Fabrice, ndabakunda cyane. Wohereze abandi ubutumwa. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Shalom.